urumva niho ubuzima bubi bwatangiriye. Ese uwo mugabo amwanga gutya yasanze wa mugore yarateye inda cyangwa bahise basubira ku bana? Bahise basubira ku bana. Asubwo basezeranye mu nzu asubira ku bana na wa wundi babyaranye. Bayora bavuga nyine ngo ndatwite babibwira mama nyine nawe akabona wenda ngenda mpinduka sinzi ajya kumpimisha. Usanga nyine tugura testeri turipima mu rugo dusanga ndatwite. Niwe wagupimye mama wawe? Yego. Rero nta kigeze mu mbere secondaire nibwo bahise bantera inda. Baguteye inda uri mu mbere secondaire? Muhe mwaka? 2020, 2019. 2019 muri covid? Yego. Baguteye inda imyaka ingahe? 17. 17. Iki gihe bagutera inda byagenze ute? N'umuntu mwakundanaga cyangwa n'umuntu agucikisha amafaranga gufatanyije n'ubukene? Nipiboneka Suez ngini Legacy TV nchini wakoze subscribe banga ku Legacy TV mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Uburengerazuba umujyi wa Kigali abadiaspora mu bindi bihugu bitandukanye bikikije u Rwanda no kwindi migani mwese nabashije cyane kabisa Imana ikomeze baho umugisha. Uyu munsi kuri Legacy TV turi kubona n'umukobwa ukiri muto cyane twabonye story y'abantu benshi atandukanye ati twabuze ku uyu munsi tumwegere tuganire nawe atubwire byinshi kuri we ashobora kuba batarabaye ikiganiro cye ahandi hantu yakoreye cyangwa se batazi ubuzima bwe. Uyu munsi rero twamuzanye kugira ngo tuze kuganira ndetse muri buze kubikunda ukajya n'icyo mukora. Mushiki wanjye makuru yawe? Meza. Urakomeye? Yego. Cyane. Kahoro. Imbo yakugezeho nawe? Ntago byabura. Rero wifubika se? Ntago mbikunda. Ntago ukunda kwifubika? Okay. Ya mwatangira mwibwira Abadukurikira cyangwa nta kibazo? Nitwa umuhuzo wa Sebeneta nkaba ndi umufemale. Female? Yego. Ubwo female ni umwana wabyari iwawe? Yego. Okay. Mbere ko tuza kujya kubyo ngibyo female Umuhoza Benita yabakomeje ngo ni muntu kino kubaza nyine wavukiye he kura muryango w'abana bangahe life yari imeze ite? Navukiye Kicukiro muri Gatenga nkurira mu mujyi wa Kigali ahantu henshi hatandukanye twagenda tuba ahantu henshi hatandukanye ho ntabwo nabwira ngo nakuriye aha nyirizina gusa ntabwo nigeze nkurira mu ntara no mu mujyi wa Kigali twazengurukaga. Nakuriye mu muryango w'abana 4 umwe yarapfuye ubwo dusigaye turi 3. Sigari 3. Wari umwana akangahe? Nari uwa 2 cyazo wanjye yarapfuye ari mu gitondo ngiye mvuka nimugoroba waho ntabwo twigeze tubonana. What? Ni impanga yawe? Ntabwo ari impanga yari yaravutse afite imyaka 3 we yitaye Imana mu gitondo bamantwite inda y'amezi 8 yonyine ahita mbyara nimugoroba. Urumva gupfa byese bimushyira muri koma ahita byara inda nyine barayiprovoka ahita byara. Kwihangana. Okay, ubuzima mu rugo bwarabayeho umutemwa wakuze ute muri rusange? Bwari bukomeye kubera ko ntago mama yabanye na papa. Mama atandukanye na papa mfite imyaka 2 n'igice niko yambwiye. Mama ndera wenyine kugezana n'ubu niwe muntu tubana umunsi ku wundi nubwo tutabana mu nzu imwe ariko ubu niwe muntu wambaye hafi cyane. Papa ntago twabanye ntago yigeze ndera na n'ubu ntago tubana urumva narezwa na mama gusa. Ntiyigeze akubwira icyatumye atandukana na papa wawe? Ni birebire cyane ni long story kuko ni birebire ntago nk'amanota nk'ibiri cyangwa 3. Ubundi we ambwira ko papa babanye amufasha ku ngufu yarakoraga ahantu na papa akora papa yari umufundi kera nyine ngo akajya akora ahantu mama akora akazi ko mu rugo akajya akora ahantu iwabo nyine papa ngo aramukunda nyuma aza kumutuma ngo ajye kumusura nyine ngo arebe mu ibintu nk'ibyo nyine agezeho ngo aramufata nyuma yanga gutaha ahita haguma gutya ariko mu buryo nyine urumva yise ashaka mu buryo butunguranye atabiteguye. Nyuma rero arabyara urumva abyara imfura nanjye ndavuka umwana w'imfura gutya arapfa. Nyuma niba yarasuje ubwenge kugiha kumva nyine cyangwa ni kurumva yitwaraga niba yaramwitwayeho nabi ni ibiro nyine baje gutandukana. Nk'uko byagenze? Yego yari ambwira ko batandukanye ku mpamvu nyinshi ariko urumva akarambwira ko nyamukuru babanye bw'impanuka yamufasha ku ngufu gutyo nyuma nitwara nabi abona nyine nta yahisemo nabi wenda sinzi baratandukana. Bamaze gutandukana ahubwo ko batandukanye imyaka 2 n'igice. Ubuzima bwarakomeje bw'ishuri no kugira ngo mwige. Mama yarabishoboye cyangwa ntibyigeze bibaho? Ntabwo yarabishoboye habe twabayeho nabi bishoboka urumva nyiri umwe twabayeho neza yarandeze nkajya ko yari umunyamasengesho ukomeye ariko akora n'ibiraka byo guteka yize guteka. Noneho arandera ngize imyaka 7 akora ubukwe ashaka undi mugabo. Yashatse n'umugabo? Yego bakora mariage ni gama 3. Noneho nyuma y'iminsi mike ibyumweru nka 3 bahita batandukana. Ngo iki? N'uwo mugabo. Ntabwo bishoboka.
baratandukanye bakoze ubukwe nyuma y'ibyumweru 3 bahita batandukana. Yego, ariko asiga atwite. Gusa kandi bajya gutandukana byagenze bite? Yaramubeshya. Abantu benshi bavuga ko ari amarozi yabatandukanyije kuko urumva umugabo yari afite umwana, mama yari afite umwana n'umugabo afite umwana w'umukobwa na mama nyine mfite yarambyaye. Rero nyuma bamaranye ibyumweru 3 mu nzu bajya gushima Imana mu rusengero kwa nyine abageni bave muri honeymoon bajya gushima Imana. Yego. Atashye ngo urumva ni umu ex we wenda uwo muntu babyaranye aramuhamagara uwo mugabo bari bashakanye. Aramuhamagara ngo agende amubwire, abwira Matise ko runaka amamagaye ngo ngenda ambwire, urumva umugore babyaranye nko kumuvuga izina. Namwitaba, mama aramubwira ati rega umuntu mwabyaranye nta kibazo wamwitaba, ngo yaragiye ntiyagaruka, ntitwongeye kumubona kuvuga. Mama yarabyaye ariko urumva twasigaye tubayeho nawe, urumva mama yaratwite kandi mama yaratwite nyine afite ukuntu aremba, inda iramuzahaza cyane, nta kazi afite, bakodesha bakoreye ubukwe i Kabuga. Urumva twazengurutse umujyi wa Kigali ariko bagiye gukora ubukwe umugabo bahuriye i Kabuga niho bakundaniye banarahasezeranira. Yego. Inzu ikodeshwa, aratwite, nta kazi, umugabo yaramuteye ntiyongera kumuvugisha, akamuhamagara akamutuka ibintu byinshi. Urumva niho ubuzima bubi bwatangiriye. Ese uwo mugabo amwanga gutya yasanze wa mugore yarateye inda cyangwa? Bahise basubira ku bana. Asubira uwo basezeranye mu nzu asubira kubana na wa wundi babyaranye. Rero bamwe baravuga ngo n'amarozi ngo yese ajya kumurogesha ngo biki ngo amagambo ibintu byinshi nyine buri wese avuga uko ashaka ariko ntiwamenya. Mama wese yarigeze akubwiraho ko nyuma y'uko byagenze gutya uwo mugabo yigeze kumuhamagara gake cyangwa se agatima kagendeye aho ngaho? Urumva twarabanaga byose narabirebaga ko umwana yaravutse ageze amezi 9 umugabo arazana namwiba, twiba umwana amarana nk'amezi 4 w'uruhinja, mama yaramushatse nyine bigera kurebana namufunga uwo mugabo nyine yumva yibye umwana ashaka kujya kumugurisha hanze. Umwana kumugurisha umwana yibyariye kuko nyuma twamufatiye no ku mupaka uwo mwana nyine ni birebire w'u Rwanda niba na Tanzania niba na Kongo birako ni ajyanye umwana kumugurisha. Ni Saidi yamufashe. Nyuma aramugarura ariko we ntihise ataha, twafashe umwana baramufungaho gato, sinzi ukuntu byagenze arafungurwa asubira kuri wa mugore nanone. Umwana ageze umwaka n'amezi nk'ane nibwo bongeye bariyunga, asaba imbabazi imiryango, asaba imbabazi mama, aramwinginga barongera abana mu nzu. Mu kubana mu nzu yahise yongera amutera inda, nyuma y'amezi 2 ndafite amezi 2 arongera aramusiga. Urumva undi aracutse ni mutoya nawe ntago arakitabwa, aricyo kintu yaronkaga hagiyemo n'inda kandi abize mama twita kwa kundi n'ubundi. Ubwo nanjye nari ngeze mu wa 5 niga ndamba mu ishuri. Wa 5 mama urumva nta yindi show yari afite kuko wa 5 primaire secondaire primaire nanjye kujya P6 nyine gukora cya leta. Urumva nta kazi afite, turacyakodesha ariko ubwo biyongeye Nyarutarama yadusize bwa mbere ikavuga tureshyura tuhava, amarongera abona ibiraka mu mujyi amaze kubyara nyine arakomeza atera ibiraka ahantu hose. Biyunze mu Banyarutarama hano Kagugu niho babaniraga nyine icyo gihe biyunze bwa kabiri, amuteye iyo nda ahita yongera aradusiga, dusigara mu mujyi wa Kigali, inzu n'undi turacyakodesha. Umwana ucutse n'iyo nda marabona nta yandi mahitamo afite, yumva imiryango ntari ikimwumva kuko biyunze imiryango itabishaka. Imiryango imuvaho, abavandimwe baramwanga, amatorero asanyaga nyine bikibazo. Abona nyine nta kundi kuntu yabaho, nta wundi wamusiganira umwana n'ubushobozi bw'umukozi ubwo ntibwari bugihari, ariko umukozi nari kuboneka n'inzu mu mujyi wa Kigali byose aratwite, nta n'imbaraga afite zo gukora ikiraka, ankura mu ishuri. Yakuye mu ishuri yiga amakangahe? Niga mu wa 5 primaire. Aba ari rero umwana ni byose urumva we yarasigaye arwana no kurya gusa, kurera umwana, gufura ku myaka 11 n'ibiri gutyo. Myaka 11 niwe wakoze inshingano zose? Ni wewe ni nk'izo mbogamizi wahuye nazo muri iki gihe? Gusa na 11 ntabwo yarigeze ni 10 kuko yakoze uko ndi kujya kuza mu 8 kandi waramaze imyaka 2 nayo ndi kuva mu 10 ya 11. Ubwo nk'umuntu nkawe w'umwana ungana uko nguko imbaraga n'ubushobozi byo kurera cyangwa se byo gukora nawe kazi ko kwita ku muryango abikoraga. Rero iyo urushye ibintu byose urabyiga, kumva yari kunsiga mu rugo akaza agasanga sana kusunga nuko ndi umwana ko biri kose nabirebaga, nahise mfata inshingano gutyo n'ibyo nari nzi nagiye mbyiga gahoro gahoro kuko twari turi mu nzu nk'umugore n'umugabo. Urumva ningiye mba umugore mu rugo nabo umugabo duhuza umutima kugira ngo tubeho. Ntangiye gukora inshingano z'umugore nakora iz'umugabo. Urumva yarasigaye ari byose mu rugo, ari we tuhanze amaso, inzu itegereje, twe dutegereje kurya, kunywa, kwambara. Umwana uri mu ndakeneye kuzavuka kandi akavukira ahantu, nibwo nyine yahise afata inshingano
mba umugore mu rugo nyine nkajya nsigara inyuma nawe akajya imbere kugira ngo turebe ko twava muri ubwo buzima. Okay. Umbwiye ko wasoreje amashuri mu mwaka wa 5 primaire. Niho wasoreje ntago wongeye tuvuge uwo mwana wongeye gukura ukongera ugaruka ku ishuri? Nagarutse ku ishuri. Nyuma nyine twagiye tuzunguruka urumva namaze imyaka 4 abana bagera hejuru mo gake. Tugenda tuba ahantu hose nyine aho abanditse ikiraka niho twabagaho, mama bamuhangiye ikiraka yataga twimura akatujyana. Nyine byari struggle ndende, byari birebire ariko kumwe n'Imana yabanye natwe iraturinda. Naho ubundi atariyo ntabwo tuba tukiriho rwose pe, ntabwo tuba tukiriho. Kuko nawe urumva ko mu mujyi wa Kigali nta kazi ntaki, urumva yarafite n'ibikomere by'umugabo umusize gutyo byose ntabwo byamwemeraga kuba yabasha no gutunga umuryango. Kuko ari uwo gutya agahita yiyandarika agafata imyanzuro mibi idakwiye, ariko we nyine yarahagaze arakomera. Rero umwana nyuma y'imyaka 4 nibwo ubuzima bwongeye twisanga buratuzungurusa kusanga ku Murindi ariho budushyize. Ariko abana begemeje mo gatoya nyine tumaze kwiyubakamo gake ansubiza mu ishuri. Ariko kubera ko mbere nkiga urumva umugabo yamaze kuduta bwa mbere ntangira kwiga nabi, nkiga ntishyura uko bikwiye kubera ubuzima, mama abona igice akanyishyurira nyine school fees itaboneka neza. Nta birote nari mfite, urumva narigaga tami ikarangira ariko simbone report. Kwa kundi umwana utarishyuye nari n'umuhanga mbo wa mbere kuva ntangiye ku ishuri nabaga wa mbere. Ibigo byose n'inzo kuko nize ku bigo byinshi mu mujyi wa Kigali byose byari bizi ko, kandi nigaga urumva nigaga nabi, nashaka kwiga nka 3 mu cyumweru. Naho ngewe nkiga mpangayitse mvuga ni nyuma umwana namusigende nyuma akazi n'ibiki, ntago nigaga ndi stable kuri ntabwo ngo nanigaga cyane ako nkatsinda. Rero kwa ko naritsindaga ntibanyirukanaga ngo tagume wanyu, bandikaga nkiga nkakora ama exam ariko bakavuga ati kwa kutishyuye report bakazibika. Neno iyo myaka 4 ishize tugiye gusura mu ishuri mbura birote yaho nari ngeze mu 5 ku Gisozi no twabaga. Ubwo twabaga kumwe ngiye gusura mu ishuri. Ngiye kwiga ari akamashashi mu wa 4 nyine ngiye naho nakagiye mu wa 6 tubura birote bansubiza mu wa 3. Mu wa 3 February no ndongera ntangira bushyashya. Byari bikomeye nyine urumva nawe ufite ibikomere byo kwavuye mu ishuri utabuze ubwenge ubaza ko uwa mbere ukava mu ishuri biba ari ikibazo. None ugize rero kubura biroti usubiye no aho wakavuze ati reka byibuza nyuma y'imyaka 4 nkomeze ndebe ko nafata abandi ngere kure, ndongera nsubira inyuma muri iyo myaka ingahe yose nsubira mu wa 3. Aho byo kuvuga ngo none sasa waje kurangiriza mu mwaka wa kangahe? Ubu nageze mu wa 2 kuko narize ngeze mu wa 2 secondaire none nakomeje ndiga ndakora P6 ndatsinda njya kwiga Rulindo. Rero nta kigeze mu wa 2 secondaire nibwo bahise bantera inda. Baguteye inda uri mu wa 2 secondaire muhe mwaka? 2020 muri Covid. Yego. Baguteye inda imyaka ingahe? 17. Iki gihe bagutera inda byagenze ute? Umuntu mwakundanaga cyangwa umuntu agucikisha amafaranga gufatanyije n'ubukene? Nyine bya bindi by'abanyeshuri na urumva arigaga nanjye niga by'abanyeshuri bakundana copine biraho. Yego. Nyuma turakubagana nyine antera inda nyuma nyine nsanga narasana. Yayiguteye uri mu mbere. Akimara kwigutera sasa byagenze twabwiye iwanyu cyangwa wasubiye no ku ishuri uzi kutwite? Nasubiye ku ishuri nk'igihembwe dutaha muri Covid n'ubundi nyine kuri abagendaga ducyura muri Covid ariko ntarabimenya ko ntwite. Nyuma nyine nibwo natashye muri vacances abaturanyi bakajya usakuza ngo nyine urabiza abantu b'ababyeyi barareba cyane. Ngiye rero ntabwo nahise menya ko nasamye, bakayobora bavuga nyine ngo ndatwite babibwira mama nyine nawe akabona wenda ngenda mpinduka sinzi ajya kumpimisha. Usanga nyine tugura testeri turita mu rugo dusanga ndatwite. Niwe wagupimye mama wawe? Yego. Akimara kubona ko utwite sasa yabyize ate? Yararakaye cyane arababara gutuka cyangwa yabifashe nk'ibintu bisanzwe? Urumva ntabwo yabura kubabara kuko ukubiri kose umutengushye cyane ko kurije n'ubuzima nakuriyemo ubundi gutwita ntabwo byari bikwiye usibye sinzi kuba byagenze ariko ubundi ntabwo byari bikwiye. Nyine no ku mubyeyi wakureze gutyo bigoye akakorera wenyine nta so nta sponsor ntaki aba yumva aho ugeze nko secondaire ugiye kwiga vuba kugira ngo nyine ugire icyo umumarira. Yego. Rero yisanze hajemo inda ntabwo yabura kubabara ariko ntabwo yigeza ntererana cyangwa ngo ambwire nabi. Ntabwo ari kukubwira ngo warakosheje, yarampannye umusembabazi nyine turiyunga arambabarira amba hafi naramfasha ndabyara. Nyiri kugutera inda wa mwana mungana wigana ku ishuri wabimubwiyeho ukimara kumenya ko atwite? Yego ntabwo twiganaga muri class yari makuru yanjye gato. Ubwo ukimara kumubwira ko rero utwite yumvise
yaragushituye yaragutuka cyangwa yarakwakirira kumva muraganira? ntago yantutse nyine yambwiye ko ntwite, arambwira nta kundi nyine urumva nawe yari umunyeshuri, ikindi nta bushobozi yari afite, ntabwo wigeze nuka cyangwa uhakane ndagusiye. Ntirambwira ati nubwo nta kundi icyo nzabona nzagufasha biraho, ariko arambwira ati ntacyo, urumva yarigaga iwabo n'abakene n'imfubyi, ikindi nawe yarirwa mu miryango, nta kindi yari gukora, ariko ntabwo yigeze ambwira nabi. Ubu ngubu umwana bafite nk'umwaka n'igice amezi 15. Uwo waguteye inda aracyambwiye kujya ubona ko hereje turiyo yaronse nk'agahumbi cyangwa se 2 yategura umwana biswi. Ambwira ko nta kintu ajya abona, ntabwo mbizi niba mbeshye cyangwa mbwiye ukuri. Ambwira ko yarangije segonderi ntiyakomeza university, nta kazi afite. Igihe cyose ngeje kumbwira ngo umwana ambwira ko nta kazi afite, nyine nibyo amwihorera. Ntaraza kumusoro nari minsi kuva mu byaro? Yaraje araza kumusora ko gake, kuko yaje nka kangahe gusa, ndamubwira ntabwo umushaka, nyine ndamubuza kuzajya ahoraza. Nuko icyo wamubujije? Urubaro bwanteye inda ntabwo twakomeje ngo dukundane. Narababaye kuko ibyo nakoze nakoranye ubujiji n'iki, nyine mpita mbireka, ndambwira ntabwo nkiri inshuti yawe, ndamwihorera nanjye ngo umukwanjye. Rero cyane ko n'ikintu yazaga kunsura azanye, naramwihoreye. So urabyaye bigenza gutyo mu gihe cya covid, wakuriye mu buzima bugoye. Ubu ngubu ubayeho ute sasa kurera uwo mwana? Agakomora kabona icyo kurya. Urumva narabyaye, nyuma mama arongera apfundikanya, nsubira ku ishuri, nkajya niga Gisiteni, niga nonsa, ariko nkabona birakomeye. Mama urumva niwe waduhigiraga kuri buri kimwe, ubwo nyine twari twarasubiye kubikavuga, naho nabyariye naho nasamiye byose kuduhigira, kandi n'ibyo bibazo yagiye acamo byamukurijemo indwara, arwara pressure. Rero nkabona kumukomeza kumusigira uruhinja, ntari burgonse, kubona amata ye nyine biragoye, ni birebire, nkabona ndamugora. Ugeze uko umutengushye umubyariyeho, ntabyo mwavuganye, noneho uhise no kusigira n'uruhinja, usubiye ku ishuri, gusigara ahetse umwana, kandi ubwo barumuna banjye babiri niwe bahanze amaso, kurya, kwambara, inzu ko naho turakodesha, nawe byarebaga. Mbona ndamuvune na covid yari irimo, twiga ibyumweru 2 bagataduhagarika, twakwiga ibyumweru 2 mu kongera ngo muretse, nyine bagenda banyuzamo zira lockdowniza hato na hato, byari bigoye. Yumva none muri covid abantu bose baribereye mu ngo, n'ibiraka byarabaye bikeya, ko abantu barabyikoreraga n'abanyeshuri batiga, nyine imirimo yari yarabaye mike, yarabuze. Mfata umwanzuro wo kureka kwiga segonderi, nkiga imyuga byuza, nkareba ko nahita ntangira nkakora vuba, nkirerera umwana. Kumva mama naramugoraga, kandi ku bintu atagizemo uruhare. Niko nyine nahagaze kwiga segonderi, ngira Imana mbona umushinga uramfasha, niga culinary art. Ubwo nyine urumva niko byagenze nyuma yo kubyara. Nyuma rero maze kwiga culinary, mbona stage, ariko nyibona Kimironko. Neno stage yamaga amafaranga make ku kwezi, 40. Nkabona ntago nzajya mbikoreshamo, byashira ama transport, ntega mva Kimironko nsubira nyine Kabuga, ngenda ntegatega njya mu kazi. Mama araza nshakira inzu hano Kimironko, hafi yaho nari nabonye stage, nshakira akagato njyamo n'umwana, ashakira umuntu wo kumundera, nyine n'akana nako kagapfubi twahiraga kamati kajya kagufasha kumusigarana ujye muri stage. Ariko nkateganya ko nyuma ya stage ntazava muri stage ngo mpite ncomera, ahubwo nshobora kubona akazi wenda, ko nari nize kandi niga ndi umuhanga, nkumva wenda nzakomeza ndepose certificate yanjye, ndebe ko nabona akazi. Biranga ya stage bari banyemereye, y'amezi 2 irangira ntabonye akazi. Nibwo rero byabaye ikibazo, ubuzima buranshanga cyane. None nkumva gusubira Kabuga, naho mama ari gupfa, umva ararwaye, naho ararwaye, nagabona ukuntu yivuza, kwera no kuvuga ngo ndajya kwa muganga yicande, ko ageze kwa muganga bamuha ibitaro, akaba najya kuryamamo, abinyuma barapfapfana, akabireka agataha. Nyine ahora arwaye, yakize yarwaye gutyo gutyo. Ubu ngubu niko bimeze? N'ubu niko ameze, nagabona ukuntu avurwa. Ubu ngubu mama murabana cyangwa ntabwo tubara, nyine naci Kigali, wasigara Kabuga, ntabwo twaye kwimuka twese, ubushobozi ntabwo twaye kububona. No kuza Kabuga urumva nabwo byari bikomeye. Kuza stage babaga 40, inzu yonyine 25, 15 bisaguye, kuba amata y'umwana, kuba ifu y'igikoma, kuba ibiryo, n'undi yarongeraga twabonye akanyerereza kugira ngo mbeho, iranahagarara, urumva byari bikomeye. Hari intuza ikiganiro nigeze kubona usaba ubufasha ngo abantu bagufashe bigende gutya gutya, ese ubwo bufasha bwaje kubone kugira akantu ukemura, cyangwa uracyameze kwa kuba nakubonye mu kiganiro umeze? Ubu ngubu twashize n'ukwezi. Abantu bake baramfashije, urumva inzu ya Kimironko ari kubara nanyigizemo amezi ndayishyura,
amadeni kuri botike, ngenda mfata ibyo kurya by'umwana ndishyura, ndanimuka nongera kuvuga urumva Kimironko byari bigoye. Njye Kabuga hari umuntu nyine waranyemeye igishoro n'iki, njye Kabuga nshaka inzu yo kubamo ndayishyura nayo amezi 2 njyamo mbamo. Urumva ya interview nasabye nakoze nsaba ubufasha ntabwo yapfuye ubusa, abantu bamwe barambonye baramfasha nishyura inzu, ngura ibikoresho bike byo mu nzu by'ingenzi nabyo nari mbikeneye cyane. Ndimuka nongera kuri Kabuga ubuzima bworoshyemo gake, ariko ubu nyine n'ubundi nta kazi mfite, nta gishoro mfite ngo nkore, kandi imikorere nyine irahari. Urabizi nyikora nasabye mvuga ngo mbonye igishoro nta kibazo nakora, kuko urumva nubwo nkennye n'amaboko ariko mfite mu mutwe narize nzi gukora ibintu byinshi nakora bikambeshaho, ariko nta gishoro mfite cyangwa se ngo mbone byibuze akazi najya nkora nkataha Kabuga. Kurya se byo kubibona, kurya ibyo kurya biri kuboneka n'amavuta dore ko umukobwa bakeneye utuntu nk'utwo ngutwo biragoye, kuko nk'ubu nakazi mfite nta n'icyo ndakora. Urumva abantu baramfashije nishyura inzu njyamo ndahaha ibintu bike biri gushira ubu ni ikibazo. Noneho nk'umuntu urimo kutureba akenshi uri umwana nuko nawe wabivuze, imyaka 19 ni bikeya. Ku muntu uri kutera kuba nshaka gufasha ubufasha bwa mbere wumva ukeneye ni ukuba wasubira mu ishuri kwiga cyangwa no kuba wagushakira nk'igishoro ugashaka ikintu ukora ka business gatoya. Ubundi bibaye byiza cyane. Urumva mfite umuryango, urumva nanjye mfite umuntu nazanye ku isi unkeneyeho buri kimwe, unkotuma buri kimwe cyose. Byiza nuko nabona igishoro nkaba nakora nacuruza se bino by'ubu agent, mobile money, cyangwa se nkanakora kantine, cyangwa se nkajya nyine n'amandazi, amacapati ngacuruza ko nzi kubikora. Ubundi wenda nakora nka savinga nkaziga ishuri ry'indimi, kuko urumva none kubaho nta ndimi muri uyu mujyi biragoye. Nkiga nyine hari ibigo byabyica indimi biri ukwabyo bidafatanye n'amasegonderi, nkiga indimi nyine kugira ngo nanone nisanga aho hakenewe indimi njye ntisanga nanjye, nibyo byamfasha. Ariko bitanavuze ko mbonye numfasha akansubiza mu ishuri nabwo nakwiga. Nzi umwana wanjye yanyweye yariye nabwo nakwiga, ko no kwiga nabyo nyine nave mu ishuri ntabishaka, mva mu ishuri mbikeneye, mva mu ishuri ntabuze ubwenge ndi umuhanga, ntago nakwitesha amahirwe yo kongera gusubira kwiga. Abantu barabyumva byose babimenye, baraza kureba ngaha turaza kujya tureba icyo twabonana. Urumva so yenge gusoza ari ikiganiro cyanjye, hari ukuntu wazi tubaza kugira ngo tunanisekere dore twasuye twakora ikiganiro turakaye. Urumva reka duseka nkoze utuntu runaka, sibyo? Uri tayari? Nta kibazo. Reba njya kubwira ijambo ujya gusubiramo, sibyo? Hari akantu avuga ngo tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien. Wambabare se Mbaragira igerageza nta kibazo. Ukongera usubiremo. Tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien. Oya nese wagiye ubikatakata nkasubiramo gake gake. Ukavuga ngo tout ce que je sais. Tout ce que je sais. C'est que je sais que je ne sais rien. C'est que je sais que je ne sais rien. Que je ne sais rien. Yanyu janga. Miliyoni dukuye muri ni kangahe? Miliyoni? Dukuye muri n'ibihumbi ego. Miliyoni dukuye muri mwe? 999 bira. Ni 999 Sharo aruzi ubwenge kweli. Wazi ikindi? Ise w'Imana ni ise wa Yesu ninde? Ni Yosefu hamwe n'Imana. Okay, so wakoze cyane. Namwe mwakoze cyane. Abana kutirega sanga kuri Legend Hotel ukeneye gukoresha ubukwe gutembera ntandi wazane kuri Legend Hotel. Jeni tukaponika Suez ngiyi ni Legacy TV. P Onika Suez. P Onika Suez. Yeah. Niyo mazina y'ababyeyi? Yeah, nani tukamazina y'ababyeyi ni Ishimwe Onika Suez. Okay, ni Ishimwe. So Abadukurikira mwamubonye yitwa Benita. Reka tumushakire ubufasha turebe ko nawe yasubira kwiga cyangwa se agakora naho gashinga. Stay in touch, ndabakunda cyane. Benita wakoze. Wakoze cyane.